umwami wacu ashaka, ibyo ngibyo aba ari byo umwami Imana ashaka, ari byo tugaragaramo. Twivangure rwose n'amahanga, twivangure n'amahanga, tugire ibihe byo kwegera Imana, tumenye icyo Imana idushaka muri iyi minsi igoye abagenzi, kuko muri iki gihe ni igihe kigoye abagenzi, ni igihe kitoroheye umuntu wese wahagurukiye kuvuga Imana ndetse no kuyikorera, kuko Satani ari kubika ikamba ry'ubugingo. Mbese wowe utabasha kwihangana, wowe utabasha gusenga amasengesho y'iminsi 2 ngo wiyirize ubusa, ngo wange ibiryo kandi ubifite kubwo gusenga, birashaka ngo kubana n'Imana ngo ugire icyo wigomwa mu buzima bwawe, ugire icyo. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka tubaramutse nshuti bakunze b'Irembo Ryera TV, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye. Hari abari mu Rwanda, hari n'abari mu mahanga, mwese turabahaye ikaze, mugomeze mugubwe neza. Turabakunda cyane kuko mwahisemo neza kwinjira muri iri rembo, ariko kandi si nibyo gusa, tubifuriza umugisha uko dusenze kuko mwahisemo neza, mukaba muri abantu bacu bo kwifishi. Reka nkubwire rero weho urwaye cyangwa se ubabaye, ufite ikibazo mu buzima bijya bibaho ko umuntu ashobora kwisanga bimeze bityo atabigizemo uruhare, ndagira nkubwire ko Imana ikigukunda kandi ikigufiteho umugambi mwiza kandi mwiza cyane. Ntiwihebe, Imana muri kumwe, nturi wenyine, Imana igufiteho icyerekezo cyiza cy'ubuzima. Hano imbere turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'umuganiriza kandi afite amavuta y'Imana, ari n'umuhanuzi. Birumvikana akenshi dukunda gutumira abantu bafite icyo bafite kugira ngo bahe abantu bakurikira Irembo Ryera. Mbere yuko twinjira mu kiganiro, turi muri cya kiganiro Imboni y'Umuhanuzi, aho umuntu avuga uko abibona, ndagira ngo abanze yibwire abadukurikiye. Mbanje kubasuhuza bwoko bw'Imana, abo dusangiye gucungurwa ku muri Kristo Yesu. Amazina ni ayandi Gashugi Jonathan. Ngarutse ku Irembo Ryera TV, ngaro no kuvuga Imana bitewe nuko yabanye natwe, ikaduhamagara, ikadukura mu batabwi ibyaha, ikadukura mu gitabo cy'abarimbuka, ikatuzana mu gitabo cy'abanyabugingo. Tugiye gutangira dusenga Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, yahozeho, izahoraho, ifite imbaraga yo kwizerwa, yo kwiringirwa. Twongeye gushima no guhimbaza kuko Imana yo kwizerwa ndetse no kwiringirwa mu byago ndetse no mu makuba. Uyu mwanya tugutumiye muri iki kiganiro, ngwino ubane natwe uwera wa Isiraheli, ngwino ubane natwe uwera w'imbaraga nyinshi, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose zitavuga imbaraga zawe turaziheje, tuzigende hejuru mu izina rya Yesu. Utwemerere ikiganiro tugiye gukora, Mwami Imana, dushyigikirwe nawe kuva tugitangira kandi kugira aho tuza kukirangiriza. Kandi buri muntu wese uzafungura iki kiganiro nikizamubera imfabusa, ahubwo kizamubera ikiganiro cy'umumaro mu izina rya Yesu Kristo, kuko nicyo waduhamagariye. Mana y'imbaraga, waduhamagariye kuba umumaro mu gihe cyacu ndetse no mu gihe kizaza, aho tutarebesha amaso yacu. Urakoze rero nyiribihe ko witeguye kubana natwe kandi dushyigikiye, ukaba duteye inkunga yawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. 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 Ya, tubahaye ikaze. Muduhaye ikaze. Numva mfite amagambo abiri twaganira, ko amagambo abiri, ariko ndashaka kuvuga ku musirikare wa Kristo, umusirikare w'Imana. Turasoma mbere na mbere, turajya mu gitabo cya Danieli, igice cya mbere ku murongo waho wa 8. Igice cya mbere umurongo waho wa 8 aratubwiye ngo, Danieli igice cya mbere, igice cya mbere umurongo waho wa 8. Maze Danieli agambirira mu mutima we kutiyangurisha ibyo kurya by'ubwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga wa mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Nyuma turasoma igice cya 6 4.
ariko daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe kuko umwuka mwiza cyane yari muri we ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Aya magambo niyo nzanye kuganira n'ubwoko bw'Imana kugira ngo agire icyo bakora mu mutima yabo kandi nanjye agire icyo angarukiraho muri njyewe. Dusomye ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko Daniyeli agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Aho ni mu gice cya mbere ku murongo wa 8. Daniyeli agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami, bishatse kuvuga ngo nanjye uyu munsi hari ibyo nkwiye kugambirira ku mutima wanjye kugira ngo umeze kugendana n'Imana. Hari ibyo ukwiye kugambirira mu mutima wawe kugira ngo ukomeze kugendana n'Imana. Uyu Daniyeli ni Daniyeli mu gihe cya Daniyeli, ariko natwe turi mu gihe cyacu, kuko aho bahoze haje abandi kandi natwe aho turi uyu munsi hazaza abandi. Bene data dusangiye amakuba n'ibyago bikomoka mu gukiranuka kuva kuri muri Kristo Yesu, ndabinginga cyane, twinginga cyane ngo tugambirire kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Muri ibi bihe turimo n'ibihe bigoye abagenzi, Satani nawe afite inzira nyinshi akoreramo kugira ngo ayobye ubwoko bw'Imana, kugira ngo ayobye ubwoko bw'Imana. Umuntu Imana ikamucira akanzu kamuha akazi agahembwa 500, ari agacuruzwa n'ibihumbi 5. Ibihumbi 5 bigacumuza umuntu kandi Imana yaraguhaye ibintu birenze bya bihumbi 5. Kandi none uyu umuntu acumuye, gucumura k'uyu munsi kugutanya n'Imana. Twe gucumura ku Mana, ahubwo mundi we imitima yacu tugambirire kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Ngo nuko noneho Daniyeli mu gice cya 6 ku murongo wa 4 ngo Daniyeli amaze kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami, ngo noneho haza gutona ku mwami, ngatona ku mwami, ngo umwami ngagera ahagambirira kumwegurira igihugu. Bishaka kuvuga ngo uyu muntu yatumye ku Mana akagendana n'Imana intambwe ku yindi, akirinda icyaha n'igisa nacyo. Uwo muntu Imana imwambika amagarade mu buryo bw'umwuka. Iyo yatumye ku Mana, Imana iguteza intambwe imwe cyangwa se iyindi, kuko Imana ni nyiri ibiremwa ya byose. Iguha ntibuzi ko ibigenza ikaguha ibyo umutima wawe ukeneye. Imana ntigibura uko ibigenza ku muntu wayo wayihamije neza. Buriya nkunda kuvuga ku nkuru ya Yosefu, uko Yosefu yahamije Imana kwa muka Potifari. Ni ibintu bitoroheye umuntu uwo ari we wese, ariko nyamara Imana ishaka ko abantu bayo bayihamye. Imana ishaka ngo umuntu nagera mu bihe bigoye, Imana ishaka ngo umuntu wayo nagera mu bihe bikomeye ahamye Imana. Kandi wihamije Imana ukayihamya mu kuri kwayo, nayo nyuma yaho urayibona. Ariko mbere yuko uhamya Imana, Satani waraza akigaragambya akibwira ko agufiteho ijambo, akibwira ko agufiteho ijambo, umva akagira ijambo rwose. Ariko nyuma yaho hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Imana ziza zikigaragaza, zigagukura mu rwobo wari urimo, zigagukura zigakuraho imbaraga zose zari zigutsikamiye. Birashobora ko uyu munsi twaba turi kuvugana ndi imbere yawe utsikamiwe n'izo mbaraga z'abadayimoni. Turashoboka ko uyu mwanya twaba turi imbere turimo tuvuga Imana utsikamiwe n'ibitavuga izina ry'Imana, bidahesha Imana icyubahiro. Ariko ijambo ry'Imana ryaramwe ngo byose, ngo hejuru y'imiraba y'inyanja, hejuru y'amajwi asuma y'inyanja, hejuru y'aho ngaho hari imbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'Imana zijya zibohora abantu b'Imana, hari imbaraga z'Imana zikora ibikomeye, hari imbaraga z'Imana zitabara, hari imbaraga z'Imana zikuri kuzimu, zigakura kuzimu zikazana ubumuntu. Hari imbaraga z'Imana zikora ibikomeye bitabarika ndetse bitarondoreka. Niyo mpamvu twe abahishuriwe kumenya izo mbaraga, abahishuriwe kumenya izo mbaraga, abahishuriwe kumenya izo mbaraga, tugambirire mu ndiba y'imitima yacu kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Ngo nuko Daniyeli agambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami.
byarashobokaga ko Daniel nawe yagombaga kunywa kuri ziriya vino z'ubwami ndetse agasangira n'umwami ku meza, kuko yari amaze gutona umwami, yari yamaze kumukunda. Ariko kuko icyo yari afite mu mutima we ntabwo cyagombaga kumwemeza kujya gusangira n'umwami, kujya kurya ziriya nyama z'intonorano, kujya gusangira n'umwami ku biryo bita Imana, umwami Imana atari kwishimira kuri we, kuri Daniel. Nuko no muri iki gihe rero cyacu, ushobora kuba Daniel mu gihe cyanjye, ushobora kuba Daniel mu gihe cyawe. Amaso y'Uwiteka, ijambo ry'Imana ryaramwenga, amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi ngo kandi imboneze zirabagerageza. Buri muntu wese wahamagawe n'Imana akaba mu rugendo, akaba yaragambiriye kujya mu gihugu cyo mu ijuru, hari uko umuntu agomba kugenda, hari uko umuntu agomba kwitwara, hari uko umuntu agomba kwitandukanya. Twitandukanye n'ab'isi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo twitandukanye n'ab'isi, twitandukanye n'ab'isi rwose, tugambirire mu ndiba y'imitima yacu kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami, dushakeshake kumenya ibyo umwami wacu ashaka, ibyo ngibyo aba ari byo umwami Imana ashaka, aba ari byo tugaragaramo. Twivangure rwose n'amahanga, twivangure n'amahanga, tugire ibihe byo kwegera Imana, tumenye icyo Imana idushaka muri iyi minsi igoye abagenzi, kuko muri iki gihe ni igihe kigoye abagenzi, ni igihe kitoroheye umuntu wese wahagurukiye kuvuga Imana ndetse no kuyikorera, kuko Satani ari kugaba ibitero bikomeye ku bantu b'Imana. Ariko nitutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami, tukagambirira kugendana n'Imana, Imana yacu izaza, ntabwo izaceceka. Imana yacu izaza rwose, ntabwo izaceceka, izagendana n'abayishaka, izakorana n'abari maso, kandi ijambo ryayo ryarambwiye ngo ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete bazayibona. Abashakana Imana bazayibona. Irindi jambo ryayo ryarambwiye mu Migani 18:8 ngo ikunda abayikunda, ngo ubukire n'icyubahiro biri mu maboko byayo. Mbese niki umuntu yagambirira kugendana n'Imana, niki Imana yakwima? Ko ibyaremwe byose biri mu biganza byayo. Ifeza n'izahabu, abakijijwe n'abadakijijwe, abakomeye n'aboroheje, bose bari mu biganza by'Imana. Nuko rero bene data, dusangiye gukiranuka kuva kuri Kristo Yesu w'i Nazareti, wabambwe agapfa akazuka, akaba yicaye iburyo bw'Imana. Uko Imana idushakaho aba ariko dukomeza kugenda, twitandukanye n'ibitanezeza Imana, ahubwo dukurikire umugambi w'Imana. Ndashaka kuvuga rero ku umusirikare wo muri Kristo Yesu, uwahamagawe n'Imana kandi wa wundi Imana yishimira. Ndashaka gutanga urugero ku gisirikare cya hano mu isi. Igisirikare cya hano mu isi, umusirikare abaho, nta musirikare ujya wigurira umwenda, nta musirikare ujya kwikodeshereza inzu, leta y'umusirikare niyo imenya ibyo umusirikare we ashinzwe, uko azarya, uko azabaho, kose leta nimenyera umusirikare uko akwiye kubaho. Rero n'umuntu wahamagawe n'Imana, umuntu uri kumwe n'Imana, Imana yonyine niyo izahagurutsa ingabo zo kumurengera ndetse no kumurwanira mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, kandi noneho n'ibimutunga bya hano mu isi byose guverinoma y'ijuru yishingira abantu bayo, yishingira umusirikare wayo wahamagawe nayo, niyo Mana ikaba ari imwishingira kuri buri kimwe cyose. Ariko mbere y'uko Imana iza kugira ngo ikwishingira, hari icyo igomba kugeragezwa kugira ngo uce mu ikosi. Murabizi ko n'igisirikare cy'isi ntabwo wajya kwambara umwenda wa gisirikare utawukoreye, ntabwo wafata imbunda cyangwa wambara ingofero utarabikoreye. Rero birasaba ngo ukorere kugira ngo Imana ikwemere nk'umusirikare wayo. Ubanza kwitandukanya, ukamenya inzira zayo, ukamenya n'ibyo Imana ikugambiriyeho, ukanga icyaha n'igisa nacyo. Kuko icyaha buriya naje gusanga icyaha aricyo cyiza kigadutandukanya n'Imana. Icyaha nicyo kidutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, kimusubiza inyuma.
ariko iyo ukiranutse ukarwana intambara nziza yo kwizera, haleluya, iyo urwanya intambara nziza nk'uko Yosefu yayirwanye kwa muka Potifari, iyo urwanya intambara nziza ukabasha guhamya Imana mu byago ndetse no mu makuba, ukabasha guhamya Imana mu bidashobokera abana b'abantu ukayihamya, aho ngaho nyuma y'aho ngaho Imana iraza. Nyuma y'aho ngaho niho Imana ikwemera nk'umusirikare wayo, kandi yamara kukwemera nk'umusirikare wayo ukayibona buri ntambwe imwe ndetse ku yindi, kuko iba imaze kukwemera nk'umusirikare wayo. Nuko rero bene data, tugambire mu ndiba y'imitima yacu kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami, kutagendana na ba bandi b'inkozi z'ibibi, tugerageze tugende uko Imana ibishaka, kandi biri mu ndiba y'imitima yacu ndetse no mu ijambo ry'Imana. Usome ijambo ry'Imana rizakwereka. Nkunda kuvuga ngo ijambo ry'Imana ni kataloge y'abantu bajya mu ijuru. Ijambo ry'Imana niryo ndorerwamo umukiranutsi akwiye kwireberamo, akamenya uburyo ahagaze mu buryo bw'umwuka, akamenya uburyo ahagaze imbere y'Imana. Nuko usoma ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana akaba ari ryo rikuyobora, kuko nta kintu kijya kituyobora muri uru rugendo uretse ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye, ijambo ry'Imana niryo rifite imbaraga. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga ryo guhindura ibyo ureba ukabona wowe bidashoboka ku buzima bwawe, ariko kubw'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ribasha guhindura byose. Ijambo ry'Imana ryarango nubwo tubasha kuboheshwa iminyururu n'umugome, ariko ijambo ry'Imana ryo ntabwo riboha. Ijambo ry'Imana ntabwo rijya riboha n'imbaraga z'abadayimoni. Ijambo ry'Imana ntabwo riboha n'imbaraga izo arizo zose. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Ijambo ry'Imana niryo ryabaye ryatugiza abo turi bo muri uyu munsi. Rero twe kwiyanduza, ahubwo dushakane Imana umwete, kuko nitutiyanduza tuzaca abandi badaca, kandi nitutiyanduza tuzumva ibyo abandi batumva, nitutiyanduza tuzareba ibyo abandi batabasha kureba, nitutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami, kuko ibyo kurya by'ubwami hanze aha ngaha birahari kandi birajojoba cyane. Biragaragara ko bigaragara kugira ngo umuntu wese uvuga Imana cyangwa Imana yahamagaye, birahari. Si ukuvuga nimba wowe warananiwe ko hari abandi batanesha, hari abandi banesheje rwose. Hari ibikunaniye ko hari abandi banesheje. Ijambo ry'Imana ryaramwe ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Baracyahari batariyandurisha ibyo kurya by'ubwami, baracyahari inzara irya bakihangana bakarindira ubushake bw'Imana, baracyahari basenga Imana bakagira impano yo kwihangana no gutegereza bihanganye. Ndashaka kubabwiza ukuri ko muri uru rugendo udafite kwihangana ntabwo wazabona Imana mu maso yawe, ariko iyo wagize izindi imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo, kuko ijambo ry'Imana ryaramwe ngo nimugurwa gituma n'ibibagerageza bitari bimwe, ngo muzihangane. Udafite kwihangana muri uru rugendo ntabwo wazabona Imana, kuko Imana idusaba kwihanganira ibitugerageza kugira ngo nitumara kwemerwa tuzambikwe ikamba ry'ubugingo. Mbese wowe utabasha kwihangana, wowe utabasha gusenga amasengesho y'iminsi 2 ngo wiyirize ubusa, ngo wange ibiryo kandi ubifite, kubwo gusenga birashaka ngo kubana n'Imana ngo ugire icyo wigomwa mu buzima bwawe, ugire icyo wigomwa kugendana n'Imana, ugire icyo wigomwa kugira ngo Imana nikureba ikwishimire. Mbese uhagaze ute muri iyi minsi? Mbese niki kigutandukanyije n'Imana? Icyo kigutandukanyije n'Imana gituma udakomeza guhamya Imana mu bihe nk'ibi, muri iyi minsi y'imperuka igoye abagenzi? Duhaguruke twongere duhigire ishurirwa, tumenye icyo Imana itugambiriyeho, tumenye icyo Imana idushakaho. Ndashaka gusoza ndirimba akaririmbo kari ku mutima wanjye, akaririmbo kari ku mutima wanjye. Ijuru ry'Imana rizinjirwamo n'abera n'abantu bihanye bakoreye Imana munsi. Ijuru ry'Imana
nishimwe ku bantu bakoreye Imana mu isi. Ijuru ry'Imana n'ibihembo ku bizera, nishimwe ku bantu bakoreye Imana mu isi. Haleluya, 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 haleluya. Ijuru ry'Imana rizinjirwamo n'abera. Ijuru ry'Imana rizinjirwamo n'abantu bihanganye kandi bakoreye Imana. Rero umuntu ategura iby'ijuru acyambaye umubiri, agihumeka, agifite uburyo bwose. Ijambo ry'Imana ryarambwiye mu bubwiriza ibice 3 ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Iki gihe rero nicyo gihe dukwiye gushaka mu Imana. Irindi rihamwe ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa mu mwambaza akiri bugufi. Dukwiye gushaka Imana bigishoboka. Dukwiye gushaka Imana turi bazima. Dukwiye gushaka Imana tucyambara ikote rikatubera. Dukwiye gushaka Imana tukirya bikemera. Dukwiye gushaka Imana mu buzima bwa mu Kristo, mu buzima bwo kubana n'Imana, intambwe imwe kumwe indi ku yindi, tukabana n'Imana tukazabona kugira iherezo ryiza. N'ikimana itugambiriyeho nuko twagira iherezo ryiza, kandi iherezo ryiza tugomba kuryishaka mu bwacu ko twabashe kumenya Imana, ikadukura iyo ngiyo ikatuzana ikadushyira aho ahakwiye mu gihugu cyiza cyuzuyemo amata n'ubuki. Niho Imana idushaka ko tuba, ikazaduha gusangira nayo kuri ya vino ku byahishwe. Imana ibyo nibyo yaduteguriye. Sawa, murakoze. Umwami Imana aduhane umugisha.